Stephanie, mubona mute uruhare rw'umuryango mu gufasha ufite virusi itera sida kwiyakira? Ni ikibazo cyiza twigeze kugikomozaho ariko reka twongere tukivugeho Mm, n'abantu badukurikiye babashe kumva icyo bafasha abantu babo. Umuryango ufite uruhare rukomeye cyane ku kugira ngo uriya muntu abashe kubaho no gukomeza ubuzima. Kuko hari ikintu ki cy'akato kijya gikorerwa aba bantu. mm, Hari umuntu uzi ko nyine ya makuru twigeze kuvuga kuba umuntu adafite amakuru ahagije. mm, Umuntu ashobora kuvuga ati reka reka njyewe sinanywera ku gikombe yanywereyeho, mm, ntago nanywera ku isahani yaririyeho, sinakora ifurusheti ibintu byose akabyirinda. mm, Noneho hari n'igihe umuntu abikora atari uko adasobanukiwe ko virusi itera sida itandurira aho hose ari kwirinda, mm, ahubwo akabikora kugira ngo yereke wa muntu ko abizi ko afite ikibazo cy'uburwayi bwihariye, we mhm, akumva ko ari uburwayi bwihariye kuri uwo muntu. mhm, Uyu muntu ntabwo yakabaye abana n'abantu, kuri we niko abyumva. Akagerageza kumwereka ko oya icyo gikombe wigishyiraho, igikombe cyawe ujye ugishyira hariya, isahani yawe jyana. mm. Mm? Ariko se Ibi muri iki gihe ibyo biracyabaho? Njye mbizi kera sida yego, igitangira ikiza eh, aribwo ko abantu batari basobanukiwe, batari barigishijwe, batarasobanukirwa. Ariko n'ubu nyine ni biracyahari. urugendo. Mm, Hari aho ukibisanga ugasanga hari umuntu hari abantu bakora ku buryo bumva badashatse donc ntago babashije kwakira uburwayi bw'umuntu wabo. mhm, Yararwaye ni ukubera ubusambanyi bwe. aha, Yararwaye ni ukubera uburara bwe. Ni ukubera. Rero sosiyete bagerageze babashe kwakira aba bantu mu muryango, mm, babakire, babahe urukundo, yego, babahe agaciro. yego. Icyo ni kimwe. Mm, Bareke kubaha akato. Bareke kubaha akato. Babafashe mu buzima busanzwe bwa buri munsi. mm, Babafashe, bababe hafi, babahe umwanya wo kuganira kuko uriya muntu aba akeneye guhabwa umwanya mukaganira, mugasabana, ukamwibutsa ko ari umuntu w'ingenzi kuri wowe, ukamuha urukundo kuko nawe ararukeneye. mm, Mukunde, akwiye gukundwa, uriya muntu akwiye no gukunda erega. yego, yego. Hanyuma rero nitumukunde, nitumwegere, tumufashe kubaho. Mm, Kandi tumufashe kumva no gusobanukirwa ko ubuzima bukomeza. yego. Tumufashe kubaka icyizere cy'ubuzima. Mm, Hanyuma kandi igihe asabye ubufasha, tubumuhe ubwo dushoboye. Tumufashe yaba nari mvuze mu buzima busanzwe, mm, ariko noneho by'umwihariko no gufata imiti kuko imiti ni ingenzi ku muntu wamaze kugaragarwaho n'ubwandu kugira ngo abashe gukomeza ubuzima. mm, Ariko noneho tubungabunga ubuzima bwe bwo mu mutwe. mm, Kububungabunga rero ni iki? Kububungabunga ni ukumurinda ka kato twavugaga, ni ukumukunda, ni ukumushyira mu buzima bwacu bwa buri munsi. mm. Yego. Hari ikibazo cy'akato wakomeje kugarukaho. Mm. Nibuka nyine kera muri za mirongo aho nakoze twafashaga abantu bafite ibibazo nk'ibyo. Mm. Akato kari keza cyane, ariko Mm. ubona harakozwe byinshi, abantu barasobanuriwe kugira ngo bamenye ko Barasobanuriwe. ufite virusi itera sida ari uburwayi nk'ubundi, kugira Mm. ngo nyine abantu bamwakire nk'ufite ubundi Yego. burwayi. Mm. Reba guhera muri iyo myaka ya za mirongo icyenda na kangahe, bibiri Mm. kuzamura, uyu munsi tukaba tuvuga ngo akato. Mm. Niki cyabuze kugira ngo abantu bumve ko nyine ari uburwayi nk'ubundi? Uko Buriya mubyumva? rero Mm, icyo kintu ni cyiza, icyo mm, kibazo ni cyiza. Nibyo koko uyu munsi wa none byaragabanutse pe, byaragabanutse rwose. Ariko turi kugaruka cyane ku muntu wananiwe kwakira. yego, yego. Mm? Mm, Wananiwe kwakira, bikaza kumuviramo kugira ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Ubuzima bwiza bwo mu mutwe bukangirika. kangirika. Mm? Mu muryango rero cyangwa se muri sosiyete muri rusange,
uzasanga umuntu ashobora kuterekana ko, kuba mwarara hamwe cyangwa mwarira hamwe bikiri ikibazo, Mm. ariko akaba yakoresha imvugo mbi Aha, ikomeretsa. ikomeretsa. Mm. Umuntu akaba yakwita amazina. Wamubonye ruharwa? Mm. Ruharwa? Ruharwa mu kugira gute? U hari uburyo bwinshi yabivugamo. Mm. Yakora ikintu yenda se hari i iki ikidakozwe neza, Mm. ugasanga bahise bamuvugiraho. Ariko se uriya Niko yabaye. ntawamurenganya. Mm. Nimumwihorere ibyo yifitiye biramuhagije. Ubundi Mm. se yakora ibintu byiza, yatekereza neza, na cya kibazo yifitiye akakajombamo kugira ngo kugira ngo akubabaze, Mm. kugira ngo akwicire amarangamutima, kugira ngo akubuze umunezero n'ibyishimo. Mm. Rero usanga abantu bakomeretsa abandi muri ubwo buryo, Mm. ntago byo birashira, biracyahari. Nayo mpamvu nyine kwa kutiyakira kuguma gukomeza, umuntu akavuga ati navugira mu bantu se ko mfite virusi itera sida, aha banyumva bate? Kandi ariko ni uburwayi nk'ubundi. Mm. Uko umuntu ashobora kwisanga arwaye diyabete, afite umuvuduko w'amaraso, yewe reka nanavuge ko izo ndwara arizo zikomeye kurenza ubwandu bwa virusi itera sida. Mm. Kubera yuko hari uburyo bwo kugira ngo uriya muntu niba yiyitayeho akarya, akanywa, akabasha kugira imitekerereze Agafata mizima, imiti. agafata imiti, akubahiriza inama z'abaganga, ubuzima burakomeza kandi neza Mm. akabaho. None tujye mu muryango nyirizina. Ndagira ngo Mm. tugaragarize ingaruka zo kutiyakira mu muryango, ndavuga hagati y'umugabo n'umugore n'urugero, Mm. hari umwe ufite icyo kibazo. Iterambere ry'umuryango rizagabanuka kubera ko uriya muntu ntari gukora. Reka mvuge ko mu muryango hashobora kuza amakimbirane. Yego. Amakimbirane akaza, ugasanga utangiye kugirana ibibazo n'abo mubana. Mu muryango ugasanga, nigeze kukubwira ibimenyetso bimwe wa muntu ashobora kugaragaza, harimo uburakari, Mm. umujinya, umushiha, kuba se yanaceceka. Mm. Ugasanga umugabo, niba ari umugabo ufite ikibazo, umugore, ugasanga niba umugore aje akakuvugisha, ukamucecekana Cyangwa ukamuka inabi. cyane, byose birashoboka. Mm. Ugasanga rero kuba atabashije kwakira bya bintu biraza kugira ingaruka mu mibanire ye n'abo babana. Mm. Noneho kandi ndetse no hanze y'urugo, imibanire ye n'abandi bizahinduka. Mm. Byanze bikunze birahinduka. Usanga yabaye ikibazo muri sosiyete. Usanga niba yajyaga ataha ubukwe, uyu munsi wa none ntajya mu bukwe kubera yuko atabashije kwiyakira. Mm. Niba yajyaga yitabira inama zitandukanye kandi ni umuntu wabaga afite ibitekerezo by'ingirakamaro, usanga rwose hari abantu baba bafite ibitekerezo muri domene zose. Yego. Ariko uyu munsi wa none ukabona yatangiye kwiheza kugera aho hantu hose. Mm. Rero urumva, kuba umuntu atabasha kwiyakira biza kugira ingaruka nyinshi mu muryango, aho ushobora gusanga umuryango utandukanye. Mm. Ugasanga hajemo na za divorce, umugabo n'umugore ntibakibana cyangwa se abana barahunze, ni byinshi.